Banyarwanda abanyarwandakazi muteze amatwi de Rwandan kuri uyu munsi wo kuwa kane tariki 6 Gashyantare 2020 tubanje kubasuhuza. Umutumire wacu uyu munsi ni bwana Bahunga, akaba ari umukuru w'ishyaka FDU-Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwana Bahunga, tubanje kubasuhuza. Urakoze cyane, nanjye ndagushuje Matabaro. Mboneho n'umwanya wo kugira ngo ngushimire rwose kuba wantumiye, kuko ndagira ngo nongere ijwi ku bandi bagushima, bashima ibyo ukora, ibintu ukora biba birimo ubushishozi n'ubushakashatsi bwimbitse. Ikindi kandi umva gikomeye cyane ni uko utagira aho bogamira. Ni ikintu dukeneye twese, cyane cyane abanyamakuru. Ndagira ngo rero ntaza kwibagirwa kubikubwira no kugushimira. Murakoze namwe. Dushobora kwinjira mu kiganiro. Bwana Bahunga, mbere na mbere turifuza kubabaza ishyaka FDU rihagaze rite? Mu minsi ishize Madame Ingabire wari presidente waryo yashinze irindi shyaka asezera no muri iryo shyaka. Ese ntabwo byabasize iheruheru? Uvuga iheruheru ntabwo ari byo, ahubwo ni byiza yuko na presidente wahoze ari presidente w'ishyaka ryacu yabyivugiye, bamumaje ikibazo nk'icyo ngicyo, avuga ati ishyaka ntabwo ari umuntu, ashyaka n'ibitekerezo. Ati kandi ibitekerezo bya FDU biracyariho. Ati kandi iryo shyaka n'igihe ntari impande mu gihome yarakomeje gutera imbere. Ati ndabizeye kandi nabonye uko bakora niba nta kibazo gihari, uretse ko nta washidikanya ko umuntu wese yavuye mu ishyaka burya haba hari icyuho cyasigaye, uretse amakosa umuntu yakora. Ariko rero buri muntu wese burya afite impano ye itandukanye n'undi muntu wese. Yavuga DNA cyangwa DN ya buri muntu ugira atandukanye, twe dufite ibibazo bitandukanye. Cyane cyane nk'umuntu nka Ingabire Victoire Umuhoza, tuzi ko ari intwari, ibyo nta wabishidikanya. Kugira ngo tuba tutakiri kumwe umva ko byasize icyuho, ariko ntibivuze yuko tuzakomeza. Kandi koko watamushimiye n'ukuntu yafashe icyo cyemezo, byerekana n'ubutwari bwe. Byo birumvikanye. None ubu mbese twavuga ko nta gikuba cyacitse muri FDU, imirimo ikomeza? Nta cyacitse rwose, abayoboke baracyaza. Ndibuka ejo bundi umuntu wa muri Australia yamubwiraga ko yari yarabuze kuva mu mwaka wa 2013 yaje. Hari abo muri Canada barimo kunyandikira, hari n'izindi za CPR zirimo kuvuka. Ubwo rero rwose nta gikuba gihari, uko icyangombwa ni umurongo w'ishyaka. Yambwira abantu yongeranije n'amashyaka y'inaha ngaha, nka parti iri ku butegetsi hano ifite abayoboke biyandikishije 149. Ishyaka rya Parti Travailliste ryatsinzwe rifite abayoboke 517. Bariya betwa ba Farage Bukipi mushaka kuva muri Union Européenne, muri uriya muryango w'i Burayi, ntabwo bafite abantu barenze 37. Ubwo rero nkavuga ko nizera kandi nemera inshingano twabashyizeho n'ibitekerezo dufite, ko abantu babyisangamo ari benshi. Abanditsi bariyandikishije, n'abatandikishije, nzi ko byose abantu benshi cyane baryisangamo kubera imigambi dufite. Dukomereje kuri iyo ngingo, Madame Ingabire ava mu ishyaka ryanyu, hari abantu benshi cyane bagize impungenge, batekereza ibintu byinshi bitandukanye. Ese buriya natwe twibajije tuti Ingabire yaba yaravuye muri FDU kubera abashinzwe ubugenzacyaha, ndavuga RIB mu Rwanda, bari batangiye kumuhamagara bamubaza ku bijyanye na kiriya gitero cyo mu Kinigi. Ese ntabwo byaba ari nk'uburyo bwo kujijisha ngo abantu berekane ko Ingabire ntahuriye na FDU kugira ngo yikureho kiriya cyasha kijyanye na biriya bitero? Urakoze kumbaza icyo kibazo Matabaro. Uzi ko ntabwo ari ubwa mbere bareze Madame Ingabire yuko afite ingabo, afite n'umutwe w'ingabo. Uzi ko babimureze ari batsindira
kongera kubimushyiraho rero ntabwo bitangaje ahubwo sinzi na urugero rwacyari muto ariko ndumva ufite ubushishozi buhagije uko abanyarwanda batekereza akenshi uko dutekereza nabo abanyarwanda twese dutekereza ikintu cyose babona mu mutego ndakubwira yuko na buriya ajya kujya mu Rwanda hari umuntu twamaranye amasaha nk'atandatu hano mu nzu wanjye yari yazanye n'umudamu we ari mu kunyumvisha ko madame Ingabire yagiye mu Rwanda kubera yuko yumvikanye n'umuryango w'i Burayi haramuhaye amafaranga kugira ngo amatora yo mu Rwanda azemerwe ko ari umuntu wo muri opposition hanundi rwose wambwiye w'inshuti yanjye nawe kandi ntabwo navuga ko ari umuntu umurwanya avuga ati wowe uri mu kwiruka ku busa wiyiboneye amafaranga agiye kugura amazu kubera ko wabanaga igikorwa akoze ari ikintu gikomeye cyane kugitinya ugomba kuba mufite izindi nyungu hari n'uwambwiye w'umudamu aravuga ati mbese wa mudamu mwahoze biti kubera ko ikintu yafashe ikintu yakoze nabwo twari bugaragarira ubonaga bidashoboka ubu nabwo nibyo koko urebye mbere yuko FDU ijyaho nzi ko yakoze ingendo yakoze ibintu byinshi cyane kugira ngo bishoboke aba perezida waryo wa mbere ajya mu Rwanda arabizira baramufunga baramufungura ariko akavuga ati yewe kubera yuko uko mbibona ntashobora gukomeza kuyobora ishyaka yarabivuze ati kuri internet ntabwo nabikora avuga ati urabizi nawe kugira ngo uyobore ishyaka hari ibintu bya strategy dukora hari n'ibyo by'igitero ntazeho urugero kugira ngo tuzabone tumusobanurire kandi tuzi ko telefone ze bazumva kandi tuzi ko bamucunga ntabwo ari ikintu cyoroshye no kugira ngo ashobore kuba yavuga ati ibyo ntabwo ari ubwo akavuga ati kandi nibyo koko niba ntashobora kugira ngo nyobore inama z'ishyaka niba dushobora kugira ngo dusangire uvuga ibyerekeye imigabo n'imigambi y'ishyaka ni byiza ko navuga nakora ikindi kintu sinkomeze kubeshya ko nyobora ishyaka kandi ntariyo mwumva je bari impamvu zihagije aho gutangaza abantu nkuko navugaga nuko abantu bamenyeye yuko babaye abantu b'ishyaka muri fondateur udashobora kuyivaho batumva ko bishoboka akaba ari cyo gituma bakeka ibyo byose menagira ngo nkubwire neza rwose Matabaro ko impamvu atanga arizo kandi nanjye nzemera kandi kubyerekana ubundi butwari bwe kurusha abandi bose bashaka kwihambira ku butegetsi n'urugero rwiza abategetsi bose nibyo duharanira no mu ishyaka ryacu yuko abategetsi bagomba gusimburana batagomba kwihambira ku butegetsi kandi uko ramaze kuri ishyaka ari imyaka 13 cyangwa 14 urumva ni imyaka ihagije kugira ngo avuge atereka nkora ikindi kintu numva aho ngeze ahangaha cyagira abanyarwanda akamaro kurushaho kubera bavuga ati reka turebe ibibazo byo mu Rwanda byitaho cyane kurusha wenda bya diplomasi abari hanze baje kwikora ariko ibibazo bireba abanyarwanda abyo dukora haye ikintu nongera kumushimira ubutwari bwe no kuba yagiye ufashe icyo cyemezo tugarutse ku kijyanye n'ishyaka ryanyu FDU hari ahantu mwavuze ko ishyaka ryanyu ryari rifite amashyaka impuzamashyaka P5 yari igizwe n'amashyaka 5 ariko PDP Imanzi ririya shyaka rya Bwana Deogratias Mushayidi rikaba ryaranditse rivuga ko rivuye mu mpuzamashyaka P5 ariko twareba tukabona iyo mpuzamashyaka iracyitwa P5 kandi wenda dutekereza ko P5 bishobora kwenda bisobanura parti bivuze ishyaka 5 ariko ubwo ntago byari kuba bivutse neza byiswe P4 cyangwa wenda hari irindi shyaka muteganya rizaza mu mwanya wa PDP Imanzi cyangwa akaba ari irindi shyaka ririmo mu buryo wenda bw'amayeri ritigaragaza wenda tutashoboye kumenya aho wadusobanurira ikindi kibazo cyiza kuko abantu benshi barakibaza kandi nshimye nayo ko kimbajije koko yitwa P5 nuko turi 5 ariko n'icyo gihe tukiri 5 twatekerezaga tuti ni tuzabigenza tuni twagura ayo mashyaka akarenga 5 bavuga tuti kandi birananditse mu masezerano yacu ko tugomba kwagura abantu bose duhuje ndangagaciro duhuje uko tureba imbere ko twareba ukuntu tuzafatanya
byabaye rero nka accident, ntabwo ari accident ariko n'ibintu byabaye icyo gihe, ariko n'ibintu twatekereje ahubwo uko byatinze wenda twarabitindanye, noneho bariya bakagenda tutaragera kuri icyo kintu. Twari twaratangiye gukora na website utekereza nuko twakora ubundi buryo kugira ngo noneho abantu batumva ko twafunze imiryango ari akantu kari aho ngaho. Me uzi ko byabaye nka brand rero rimwe kuyihindura no ugomba kureba uzabikora ute, uzabigenza ute, uzabambisha abantu ute. Ariko icyo kibazo uvuga nicyo impamvu zatumye twita P5 ntabwo dikiriho. Tugomba kureba ukundi twacyita kugira ngo n'abandi bantu bazisangemo, kandi koko twerekane ko tudafunze twafunze imiryango, ko turi agaco, kandi ko dushaka abantu bose. Kandi n'abanyarwanda benshi icyo badusaba bavuga bati amashyaka kuki mudakorera hamwe mukagenda mwitandukanye, ari za coalition nyinshi cyane. Ubu nakubwira ko ubu ngubu aho tuvugira ubu ngubu turaganira na MRCD kugira ngo turebe ukuntu twafatanya. Ibyo ngibyo rero turamukwandikirana, twarabandikiye, dutegereje yuko twazumvikana ku gihe twahura tukaganira. Ukomoje ku ishyaka MRCD, twibuka ko rifite umutwe w'ingabo. Ese ntabwo mwaba muri kwinjira muri bya bindi leta y'u Rwanda n'ubundi yashinjaga byo kugira imitwe y'ingabo, akaba nabyo yashinjaga na bamwe mu bayoboke banyu bagiye bakurikiranwa, bamwe bakicwa abandi bagafungwa mu bihe byashize? Ikibazo kindaza nanone aho ngaho nanone bagira ngo dufatanye mu bintu tuzaganira, tugomba kuganira nanone n'abandi bose uretse nabo, n'ukuntu aho twafataniriza, kuko nk'uko bivuga ntabwo ari ikintu twe dushyize imbere. Tuvuga koko amahoro niyo dushyize imbere, bumva ko ariko bishoboka. Baravuze batereka dukora, turebe icyo twahuriza. Ibyo rero niho tuzareba ubwo buryo bwo gufatanya bushobora gutandukana. Ntabwo duweda tuzakora no kujya muri platforme. Iyo dushaka kugira ngo tuzahure igire hamwe, harimo n'izo mbogamizi zatera ikibazo ku bantu bakumva nabi, twumvikana ukuntu byakora kugira ngo opposition be yakorana nubwo bataba babona ibintu kimwe, me bagira ikintu nibura cyo hasi bahumvikaniraho. Ushobora nka charette de l'opposition, u Rwanda rw'ejo tubona ruzagenda ruti ducyumva n'ikintu bari ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero nanone nkuko nakubwiraga ibyo uvuze nibyo, icyo ni ikibazo tugomba gutekerezaho, twahuriza hehe nubwo dufite kureba ibibazo ku buryo butandukanye. Nako bimeze n'icyo tumara amashyaka menshi cyane, nuko abantu bareba nubwo twatureba hamwe hari uburyo butandukanye ubwo tubona ibibazo byarangira. Ushobora no gusanga bavuga bati wenda iyo mwaturangije nibyo byo, cyangwa n'abandi bakavuga bati wenda ibi niyo tugomba kugenda. Ariko rero byose ibintu byose biri ni ukubishyira ku meza, tugomba gushyira inyuma, tugomba kureba icyafasha abanyarwanda ni ikihe, kugira ngo muve mu kangaratete barimo. Ntituhagarike nkunza kubera ko abantu abangaba ntabwo tuvugana nabo, kubera ko bafashe inzira natwe bafashe ingi, ntabwo dushobora kuvugana. Ibyo ngibyo byaza igihe turimo kuganira, ariko ntabwo bafunga umuryango kubera ko bakoze ibi ngibi bazabikora. Kuko nk'uko bizi tuvuga yuko niyo tuvuga turabaga duti leta y'u Rwanda mukora uko mushoboye, kuko niba mutakoze muko tugomba kugenda, ntimwemere ko abantu bavugana. Ikizabaho kandi uko bigenda nuko abantu bazabona ko nta kundi kuntu byagenda uretse gufata intwaro. Tukiri kuri ibyo bintu bya P5, hari abantu bamwe na bamwe batandukanye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu buzima busanzwe bavuga ko ngo ishyaka FDU ngo riri mu kwaha kw'ishyaka RNC. Akenshi ntibanavuga ishyaka RNC ryose, ahubwo bakavuga ko ngo muri mu kwaha kwa General Kayumba. Hari n'abakoresha n'amagambo amwe akomeye ngo bakabita abateruzi b'ibibindi. Ibyo mwabivugaho iki? Iyo ngibyo ni agasuzuguro niko mbibona, no kwibwira yuko ko niba ufatanije n'ishyaka ririmo umututsi kugomba kwitwa umuterezi w'ibibindi.
nkaho abahutu bandi badafite ubwenge batize aho bagiye bagomba noneho gutegekwa n'umututsi urimo. Nibaza ahubwo niyo bavuga ngo niyo bavuga ngo ntuza ngo ni RNC ya Nyamwasa, nibaza ukuntu iyo mbonye abantu barimo bize bafite bajijutse cyane bazi politike bategeka muri ya shyaka, ukavuga ko iryo shyaka ko ubwo harimo General Nyamwasa ko ari ugomba kubiritiye ko barirye nubwo ari mu bafondateri. Natwe rero simbona ahantu babikura ko FDU kubera ko turi kumwe dukwana n'ishyaka RNC bikaba ririmo General Nyamwasa ko turi mu kwaha kwabo. Ese ibyo bintu babikura hehe? Mu nama dukora, muri porogaramu dukora, muri porogaramu politike dukora, muri za komisiyo turi dufite zose, aho hose nta hantu wavuga ko ibitekerezo byacu binigwa. Ibitekerezo byo muri RNC akaba ari byo bihita, uretse ko ntazi uko iyo bakora iwabo niba ibitekerezo bya Nyamwasa ari byo bihita gusa, simbizi. Ahubwo nakubwira ni uko turi ishyaka rikomeye, twubahiriza ibyo dukora, twese turumvikana, turubahana. Nko ndekambise no muri za komisiyo, tuvuye nka za komisiyo, nka komisiyo y'ububanyi n'amahanga, kuva imyaka inishize umuntu muri FDU uyitegeka uyukuriye. Communication yategetswe n'umuntu wo muri FDU, itegekwa n'umuntu wo muri PS imbera kuri, itegeko ubu ngubu itegekwa n'umuntu mu RNC. Komisiyo ya strategy ni komisiyo ikomeye cyane, yarekuriwe n'umuntu wo muri FDU, ishinzwe affaires juridiques. Iyo ngiyo igihe kinini cyane yategekwaga n'umuntu wo muri FDU, ubitegekwa n'umuntu muri RNC, ubitegekwa n'umuntu wo muri PS imbera kuri. Indi komisiyo y'urubyiruko yategetswe mu RNC, nategekwa n'umuntu wo muri FDU. Kandi abo bantu barimo ndabemera, bafite ubushobozi n'ubushake n'ubutwari, ntawe ushobora kugira ngo babanigane ijambo ubapfakiremo ibyo ushaka. Ahantu rero ibyo bintu biba simpazi, uretse ibyo ntekereje, iyo mbitekereje wenda nshobora kuba nibeshya. Hari n'ikintu njya mbona kibi cyane cyo kumva koko ntuza umuntu ukoranye n'umuntu usanga bafite amayeri yagucenga, ntugire icyo ushobora, ntumenye uko byagenze. Ibyo numva ari gusuzugura umuhutu, yuko adashobora kugira ubwenge buhagije ngo amenye aho imitego iri, amenye ukuntu yayirinda no kugira ngo abe yatanga igitekerezo cye. Ahubwo akaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko muri psychology niba wemeje umuntu ko ntacyo ashoboye azaguma aho ngaho. Ahubwo ahura n'umuntu witwa Kabarebe avuga ati, yaje muri ya discours uzayumva avuga ati, aho ugiye hose ujye wumva kutegeka, abimukubwira abana bacika cumu. Iyo ubikoze utyo rero, ubwo muntu umuzama aba yumva ko agenda yumva ko ategeka, ubwira ko ntacyo ashoboye agenda yumva ameze atyo, umushyize ahantu hatari heza cyane. Uzi ko iburara aricyo kintu bigisha cyane, kwiyemera, kwemera ibyo ukora, kwemera yuko ntawe ukurusha ubwenge, ntawavukanye imbuto. Aho hantu rero numva ari ahantu hakomeye cyane, nabo babivuga bazanyereke, bavuge batahanaha. Hari ibyo mudakora, hari ibyo mukora mugiye mu kwaha kw'abandi bantu, mwarimo kwikorera ibindi. Urumva nanone ni ibintu bishekeje cyane, ibindi se twikora n'ibihara bajya gutura si. Aho rwose nanjye wamfasha rwose Matabaro, uzambariza abo bantu bavuge ukuntu FDU iri mu kwaha kwa RNC, ko FDU iri mu kwaha kwa General Nyamwasa. Afite ibitekerezo, ni umugabo akorana n'abandi, kwagira ibitekerezo ari ubwo twapfa kubimira bunguri ikije cyo cyose. Ntabwo mbyemera. Bwana Justin Bahunga, tukiri wenda dusubiye inyuma gato tugasubira ku bijyanye n'ishyaka FDU-Inkingi.
mu minsi yashize nagiranye ikiganiro na bwana Sixbert Musangafura, ubu ari mu ishyaka ryitwa Ishakwe, ariko akaba yarahoze mu ishyaka FDU. Mu kiganiro twagiranye yakomoje ku magambo akomeye, aho yemeje ko FDU-Inkingi mu bintu byatumye ayivamo ngo mufite ibisigisigi by'icyo yise ngo emerendesederi. Ise ibyo bintu nibyo wowe ubyumva tubifata ute? Urakoze cyane, sinzi igenda buhagarike kugushimira kuko byarantangaje rwose numvise Musangamfura avuga ibyo bintu, bikaba byanahuye n'ibyo ejo nariya byatangajwe na CNRG bivuga ko FDU ari ishyaka ry'abahezanguni. Twibaza niba ari ibintu batoraguye ku meza y'ibintu byanditswe 1994 cyangwa ari ibintu byapfuye guhura gusa. Aho rero abantu bose bazi ko atari byo. Cyane byantangaje nuko Sixbert Musangamfura n'umuntu uzi twakoranye neza, ahubwo ku buryo hari n'ibigihe rwose twari dufite ibibazo muri FDU, turafatanye nge nawe kugira ngo ibyo bibazo tubirangize. Uburyo bizavamo na kongere yabereye Breda, aho Breda dushyiraho rwose imikorere mishya kugira ngo ibintu by'amakimbirane biveho mu ishyaka. Ahubwo icyagutangaje nuko ibyemezo byavuye muri iyo kongere byavuyemo kugira ngo dutandukane. Naho kuvuga yuko ko dufite ibyo bitekerezo birakabino kubeshya cyane. Uti kubera iki nanone nuko yanavuzeho ngo bari bafite icyerekezo w'ishyaka baturuze mu kuvuga amashyaka 3, uyashaka kuvuga EDR. Nanone rero bigahuza n'abantu babaye ntuza nanone bo muri mu Rwanda, ibyo bitangaje nabo iyo batangiye kuvuga ngo umuntu wabaye muri EDR ko umuntu hari icyaha, ko ari umuhezanguni. Kandi koko nanjye ntabwo ari ikintu rwose kinteye isoni kugira ngo mvuge ko EDR Nairobi nayigiyemo, abantu bayitangiye dushaka iki. Icyo gihe twari groupe de pression duharanira impunzi, tuvuga ko izo mpunzi zigomba gutaha mu mahoro nakagaruka na demokarasi. Tunasaba conference international, tunasaba inicyo twanavuga ko twebwe dushobora kuzafatanya n'urukiko rwa Arusha kugira ngo ukuri kugaragare ku byabaye mu Rwanda. Icyo gihe nyine ndumva icyo gihe yaragitegeka amaneko yo muri FPR, muri icyo gihe twabikoraga. Wenda ashobora kuzatubwira ko byagenda, kuko nzi ko n'icyo gihe twabivugaga. Uzi ko habaye delegation ya Perezida Bizimungu Pasteur yagiye muri Congo kubona na Mobutu, bumvikana ukuntu izo mpunzi zataha. Ariko bageze mu Rwanda, Perezida Kagame ya Ministre wa Defense yarabyanze, kuko abazahirwa bari babonye ko zijya mpunzi kuba hariya, bari babwiwe n'abacuti babonye ngo muri CIA yuko azaba urwitwazo kugira ngo bajye guhirika ubutegetsi. Ageze rero mu Rwanda, ibyo babiteye ishoti. Ibyo biranditse mu gitabo cya Rwanda wari konseye wa Mobutu, kubera yuko hari ikindi bateguraga. Icyo gihe ndumva nanone azabitubwira, azabidusobanurira kera igihe nikigera. Musangamfura ubu ni icyo gihe twebwe ibyo twakoraga ntibari muri iyo delegation ko batagomba gutaha simbiza, ariko ngiye ntabwo iki gihe ari cyo cyabyo. Mvuga ko twebwe tuvuga yuko muri iki gihe aho turi dukwiye kureka kugenda dusebanya, kuko igitumye bivuze kuko ubundi muri deontology yacu tuvuga ko tutagomba kuvugisha gusebanya n'abandi bantu twumva ko duhuje kurwanira impinduka. Kubera ko yarabivuze nta kundi byagenda, ndagomba kubivuga uko byagenze. Avuga n'ibyo ngibi byo kuturega, cyane cyane ko niba wibuka neza nawe wari ukiri mutoya, cyane cyane ko ibyo bintu by'amashyaka byari bifite n'ikintu gisa no guhuza uturere n'amashyaka. Icyo yavuze ko yavuganaga n'abantu muri MND no muri CDR. Icyo gihe bakaba baravuga ko CDR na MND ko ari abakiga. Ubu yavugaga rero ngo abantu batari bazi ibyo ari byo, ibazanye avuga ko abantu batari bazi ibyo ari abaturuka haturuka, ku buryo
banavuga ko kantu nyine bita ngo ni agatsiko hari akazu ko haruguru. Bikantangaza rero nanone ibyo kugira ngo amashyaka bayahuze n'uturere, bintangaza nanone ko iriya kirego barega Sebatware Marcel bari directeur adjoint muri Simantori ya Bugarama, bavuga ngo yazanye abantu mu Ruhenge na Gisenyi za gukora genocide mu Bugarama, nkaho abantu ari monopole y'ubwicanyi yo kwica abantu. Aho rero nanone akaba ari ikintu cyo kuvuga ibyo bintu atari byo. Urabizi nanone ngira ngo niba ubizi hari ikintu kigeze kubaho hariya muri Gikongoro, higeze amarese yigeze gusohorwa n'ikinyamateka kimwe avuga ko ngo abantu b'Abanyakigali benshi cyane ngo bategeka icyo imyigaragambyo ibaye kugira ngo Nzamambo ni wagiye kwihosha avuga ati igihugu ni kimwe, ntawe ibyo ntibikore. Iyo uvuze ibyo bintu rero ni ibintu bitari byiza cyane, kuko ababaye mu Rwanda bazi amateka y'u Rwanda, iyo babisesenguye bashaka kwibwira ko n'ibyo bakorega kuri ko ntuzakubye n'ibintu by'akarere ko babivuga, kubera izo mpamvu iyo bisigisigi. Mbere kugira ngo aricyo nkubwira ko ibyo kuvuga koko ari ibisigisigi bya SDMN, ibyo ntabwo nzi ko batekerezaga. Ngewe ntabwo nigeze nemera ko abakozi ba leta bajya mu mashyaka. Nta shyaka twari muri MD twese imbere inagiyeho, nta shyaka nigeze njyamo, kandi nzabirwanira n'igihe kizaza. Ntabwo nzemera ko abakozi ba leta bajya gukora politiki. Bazagomba gukorera leta yatanze porogaramu yatoranijwe n'abaturage. Aho rero niba yarabizi uko batekerezaga ibyo wihezanguri, ntabwo nigeze mbona ari muri LDR narendimo ANLDR nshya itaka nagiyemo. Ikindi kandi n'abantu dukorana, niba kuko turi abahezanguni, ntabwo tuba dukorana n'abantu babacitse kwica abadutsi bacitse kwicumu, dukorana n'abantu bari muri FPR. Kerekana none uziko nabyo yo mu Rwanda niba ashaka kuvuga ko we hari noneho ku cyama kabiri ngo haraye bitawe ngo n'abantu tumodere n'abatari ntuza n'aba extremiste, none akaba yishyira muri ba modere bahuye nabo mu ishako niyo mvuga, bahuye n'aba FPR modere babakora ikintu gishya gitandukanye natwe. Ariko iyo ntambara n'ubataye intambara twagomba gukora ubu ngubu, kuko niba tugiye no kuregana, nibyo tunavuga buri gihe, kuregana ntabwo ari cyo gihe. Uko ugiye kurega hadutize uzapanga ute, uzajya ute ku munzani hagati y'umuntu wafashije FPR yangugire umwanya igere mu rugero ishobora gukora ibyo yakoze. Ese uzahana ute umuntu bantu tuzi ko batanze amaliste FPR gifata ubutegetsi bashakisha abantu batari mu ishyaka rimwe? Ese uzahana nde mu bantu bafungisha abantu bakaba baguye muri prison, cyangwa bakaba bakenariho amaze imyaka yose? Uzahana ute abantu bafashije guhanura indege kandi akaba ari impuza yabaye imbarutso kugira ngo habeho genocide? Utekereza ko ibyiza byo kujya mu manza n'ibindi icyo tubivuga ntabwo ari ko dutinya, baravuga ngo dusabirwa kubera yuko ngo dushaka kugira ngo turengere umuntu ngo ntuzabimwicanye uruhara. Aho ngaho umuntu wavuze indirimbo yo mu Rwanda avuga ati niba utaravuzwe ntabwo ari icuma bagucaga, ahubwo ni akabanga bakugiriraga, baguhaye jari wongereho butamwana ngenda. Twese rero tutegereze, nibyo tuvuga twebwe, hazabeho komisiyo ishinzwe kureba ukuri, twese nanjye ndimo, bazaduhamagare abo bantu tubahe uburenganzira bushobotse, ubutavogerwa, bahe n'amafaranga, twese buri muntu wese bazamumaze ibyo yakoze. Nyuma yaho abaturage bazatanga imbabazi cyangwa ibyo batubazahanwa bati. Naho ngubu kugira ngo tujye muri byo kurwana no kuregana nuba atari byiza, ahubwo bifasha turamuzi ko nzi neza ko barimo kunyumva ubu ngubu. Babonye ikiganiro radisha sinzi ko mwako bari mu gufata za note, ntabwo uzayumva ejo bundi.
ariko yongera gusoma nuko kuregana ubu ngubu ntabwo ari cyo gihe kuvuga kubeshyira abandi bantu ntabwo ari byo. Ikindi nuko nongera mu bitangire umusanga twarakoranye dukorana neza, ntabwo nigeze numva na rimwe andega cyangwa avuga ko nshobora kuba ntuza muri ibyo bitekerezo by'ubuhezanguni, kandi ko ntabwo nshobora kwemera na rimwe yuko FDU-Inkingi ishobora kuba iyobowe igendera ku bitekerezo by'ubuhezanguni. Murakoze kuri icyo gisubizo. Mu minsi yashize General James Kabarebe ni umwe mu bajyanama ba Perezida Kagame ku bintu bijyanye n'umutekano, yabwiye urubyiruko rw'abana b'abatutsi bacitse ku icumu bibumbiye mu muryango witwa ARG, ababwira ko bagomba kwitondera abana bagenzi babo b'abahutu, anabasobanura uko abo bana ngo yabitaga ngo bariya ngo bageze hanze ngo bari kwiga bari kubona amanota, ngo abanyarwanda nibo bafite ubukungu muri ibyo bihugu byose, ngo natwe turi hano nitwe dufite igihugu. Mbese wumva hari abantu ari kuvuga abantu babiri batandukanye wagira ngo ntibava mu gihugu kimwe. Ese amagambo nk'ayo ngayo asa nkaho acamo ibice abantu, mwebwe muri FDU-Inkingi mwayafashe mute? Urakoze cyane. Nanone Matabaro, abantu rwose babivuze ko byinshi cyane kandi by'ukuri, berekana ko ari ubuhezanguni bagasiko k'abatutsi bamwe, bavuga ko nk'uko bivuga ni byuzuyemo urwango no kwigisha urwango hagati y'abana b'abanyarwanda cyane cyane abakiri bato. Bavuga ko bakanavuga yuko ari iriya mvugo ishobora no kujyana kuri jenoside. Ibyo byose rwose nibyo, ariko rero nagira ngo uko abantu babyumvise, nagira ngo nongera akandi kantu kerekana bavuze ati kwica gitera, ahubwo reba ikimutera n'iki, reba igitera gukora ibyo akora. Aho rero nagira ngo wenda ariho nagira kwiyumva ko ibindi byose nk'uko nakubwiraga byaravuzwe. Navuga nuko Kabarebe yari mu gukora na Sigibera yarakivuze, abivuga neza, avuga ati ntabwo ari ijambo ryamucitse, ahubwo hari ibitekerezo, iyo ingengabitekerezo ahagarariye, afite abantu ahagarariye. Ibyo tugomba kureba kuko n'abariya bana nuko twayigize Imana, numva ari byiza ko iriya disikuru yasohotse kugira ngo tumenye ibitekerezo by'ako gatsiko birenze bariya bana abwira, kuko nuko byasohotse naho ubundi agomba kuba n'ahandi agenda abwira abasirikare cyangwa abandi bantu afite ukunda babwira, ariko message ari ubutumwa ari bumwe. Kuri jewe rero mbona ko Kabarebe ahagarariye agatsiko k'abatutsi, kandi ngira ngo nisegure iyo mvuze k'abatutsi ntabwo ngo n'abatutsi bose, kumva koko abatutsi bafashe ubutegetsi bagomba kubugumaho byanze bikunze. Uzi ko yajya navuga mu yandi magambo avuga ati twebwe, ati igihugu cyabonye ba nyiracyo. Kuri we yumva ko 1959 ko u Rwanda rwahagaze, noneho mu 1994 n'ukongera ukaba u Rwanda. Hari abo bantu ahagari, ndibuka binyanyibutsa niba warasomye igitabo cya Madamu Victoire Ingabire, aho bazakumureba bamunegose bavuga bati ko nta wundi muntu uzongera gutegeka igihugu, akwemeye twakwihera umwanya. Yesu yarabyanze. Hari abantu ntekereza ko babyumva batyo. Abandi numva ashobora kuba ahagarariye n'abantu bavuga bati twebwe twakoze ibyaha, icyadufasha kugira ngo tubeho nuko twaguma ku butegetsi. Uzi ko bamurega mu bintu byinshi cyane, hari n'abandi barega byinshi, hari ibingiro barega biriya byo muri wisha abantu hariya Kibeho. Abo nabo bakaba ari abantu bavuga bati twebwe tudafite ubutegetsi tukabonye. Abandi ntekereza ni abantu bafite imitungo, bahageze ku butegetsi, bafite ibintu, bafite imyanya, kandi nawe urebye nawe
bavuga bati twebwe baramutse bihindutse twebwe natwe ibyo bintu twabitakaza kandi nacyo avuga baravuga ati twebwe natwe bari abantu turwanya niyo ayisobona nuza muri ya discours ye ati bataye mu butegetsi bati ibintu bose bibashiriraho ati batanye kwisuganya avuga ati rero kugira ngo bizashoba abantu kugira ngo bisuganye ni ifo kuduma ko bahagarika abo rero akaba afite ubwoba nyine ko byagenda bityo abandi nabavuga bati wenda bati noneho nabavuga bati ese koko abahutu bashobora kuzatubabarira niba hari twakoze koko bazatubabarira n'abantu ubwo bati twebwe nubwo Perezida Kagame atwica ariko ntabwo yatwica nk'abahutu bandi banze kongera gufata ubutegetsi ibindi numva ko hari abantu bagomba kuba batinya bongera gutinya ubuhungiro kuko bigisha babwira ko nta kundi byagenda nko babwira bari abana bati ni twebwe atari twebwe akanyo kashobotse aho rero nkategeza ko abo bantu bose ari nkuko navugaga hari abantu b'abatutsi benshi nabo dukorana babona ko iyo nzira atari yo aho ushobora kuba yajyana igihugu mu icuraburindi bavuga nkuko badahenda inzira ubwo natwe tubitekeremo babitekereza nabyo turabitekereza muri nuza muri PSN tumba gushaka inzira atari kuvuga ngo ngewe umututsi azabaho ariko umututsi atariho nzabaho gusa niba ntuzari kugira ngo nzashobore kubona uko nkandamiza umuhutu cyangwa kugira ngo nzabeho nuko nkandamiza umututsi ibyo ni ibintu twebwe twarenze tuva ku ibintu bimwe kuvaho muri PSN kubera iyo mpamvu rero abantu bameze batyo bavuga ati tugomba gukoresha uburyo ari bwo bwose kugira ngo noneho dushobore kuba twaguma ku butegetsi bagatekereza ikintu cyabakora kuri ubwo butegetsi cyabatera ikibazo kugira ngo bidashoboka ntekereza rero abantu bambere ntegereza bavuga bati abahutu bari hanze bavuga bati abahutu bo mu Rwanda bo twabacishije tuvuga ko tubarega genocide tubarega ingengabitekerezo abo bararyamye aba kabiri biravuga abo hanze nibo bafite amashuri nkuko yavuga amashuri bare kugenda bamera neza bafite iki byose abo nibo bafite ikibazo aba kabiri n'abatutsi bavuye bitandukanije na FPR bafatanije gufata ubutegetsi hanyuma bakavuga bati abantu bagiye bazatugira amabanga bazi uko dukora bashaka kuza gutera ikibazo rero babirukaho ni no kubarasa babonye ko byarigendekeye Patrick Karegeya imisho bagerageje Nyamwasa n'abandi ba gatatu ntekereza nanone n'abantu abacitse ku icumu bahunze kuko urebye leta ishingiye kuvuga ngo twebwe twahagaritse genocide kandi turinze kugira ngo tazongera kugira ngo turinde abatutsi turinde n'abacitse ku icumu aho ngaho nk'abandi nibuka muri ya discours ya Kabarebe umwana bamubajije atari ko se ko abantu mwarwanye hamwe harimo guhunga n'abantu bacize ku icumu bakaba barimo guhunga kandi bakabafatanya n'abo bantu babicanyi ubisobanura ubisubizo ntabwo nigeze numva gisubiza uko nicyo kibazo cy'uko abo ngabo nyine ndavuga nk'abo bacize ku icumu bagize nk'andi mashyaka nk'ishyaka amahoro abandi bacika cumu nk'abasankara bagira bate bakabona bagiye gutangira ibintu by'intambara cyangwa bakabona nk'aba Diane n'abandi batangira amashyaka abo bantu ikintu gikomeye cyane babona ko kibuza cyica imipango yabo bayako gaco bw'agatoya k'abantu bavuga bati twebwe twavukiye gutegeka tugomba gutegeka aho rero nk'abantu hakaza nk'abariya bari abana kuko uravuga uti abo bantu batariho umba gushakisha noneho ahantu yakora abo bantu nyine basigaye kandi uzi ko hari barwa yanditswe n'abantu bakuru bo muri abantu bacize ku 28 barimo kuvuga abantu barimo gupfa barimo kwicwa kandi abacitse ku 10 ibyo ntakaba ari ibintu bumva biteye ikibazo ako gace kumva ko kugwana ubutegetsi ari cyo njyango bakaba ari bo numva ko ari bavugira aho rero akaba ari ikibazo gikomeye cyane tuvuga tuti iki kibazo tugomba kucyitondera ari twebwe abatekereza abatutsi batekereza bavuga bati iyi ntabwo ari inzira y'ukuri abahutu batekereza ntabwo ari inzira y'ukuri tugomba gufatanya n'u rwacu twese nta ugomba kuvuga ko yavukanye umuti wo gutegeka ko twese tugomba gutegekana
kandi twebwe nko muri FDU ntabwo ikibazo dufitanye na Perezida Kagame, ntabwo ari ko ari umututsi ategetse neza abantu bapfe, nta kibazo gihari. Tugomba no kugera ahantu abatutsi bazumva ko umuhutu ari ubutegetsi ko ntabwo bagira ikibazo. Abangira ngo nanone abantu twirinde kugwa mu mutego twabyanditse muri tangazo twatanze ya P5, abantu batagwa mu mutego wa Kabarebe n'Agaceke bagira ngo bagire intambara bayigire hagati y'ubwoko bitwikirije ubwoko batatu abatutsi turashize cyangwa abahutu turashize kugira ngo igarukire aho ngaho, cyane cyane ko ndabizi neza muri 1994 hari abantu kandi bakoreshwa na FPR babona ntuzabandika komando ntuza amategeko 10 y'abahutu ababyandikaga ni barucagu bibereye mu Rwanda. Muri yo ntambara yo kwibwira yuko intambara turimo ari intambara kugira ngo bayishyiraho ngaho. Urabona abantu bandika benshi cyane kuri izi mbuga zo kuri internet aribo ubangashane bavuga ukuntu nyine abantu ari babi kubisha abantu ariko batera mu ntuza mu ijwi cyangwa basa nk'abakorera Kigali. Aho rero nkaba mvuga ko aho ngaho tugomba kwinebwa mu mutego ko hari tugomba guhumuriza naho niba ari urwego rwacu kugira ngo guhumuriza abo bantu bakurikira batazi iyo bagana, nk'abo bumva ngo tuzashira umuntu afashe ubutegetsi cyangwa ibintu byacu bizaducika, tugiye guhumuriza abantu bose ntibagwe mu mutego cyangwa bagwe mu nzara z'abo bantu bafite ibyo baba bishakira ariko badashaka amahoro y'ubwoko bw'abatutsi ahubwo bishakira ibyabo. Nk'uko natwe hashobora kuza abahutu nane bavuga batwebwe bashaka kwigira ku butegetsi bagakoresha izindi ngamba. Aho rero niho tugomba kureba tukitondera kuri ibyo bimwe navuga kuri iriya disikuru ya Kabarebe. Uri bukinanaga n'umuse nuko urumvise avuga ngo ni twebwe namwe nabo, ngo twebwe turi victime turi vulnerable nk'uko namwe muri vulnerable. Donc kwihuza kubera ko abantu barimo kumucika baturukanye i Bugande barimo kugenda bagunuka bajya hanze, n'abandi basirikire batangiye bose baramukubirukana, abo bagenderagaho babacika cy'umugore bakije barimo kubavamo. Abahutu ntabwo bafite abo ngo barimo kubacika bari hanze. Twagize n'ibyago babonye ko byageze muri barema ya disikuru ye afite arida ko abahutu bakize muri za madorero no bahatwitse, sinzi ukuntu yifashe ubu ngubu niba atari mu byishimo. Aho rero abantu bagomba kumva ko ibyo tuvuga twebwe iyo nzira ni inzira izatujyana mu rwobo. N'ibyo bintu mitungo bavuga bafite hanze na hehe, Mobutu ntabwo yari afite bikeya, Saddam ntabwo yari afite bikeya, Gaddafi nagiye muri Libya nk'inshuro 3 cyangwa 4 nabonye ko yari amezi nabonye abasirikare yari afite, ntabwo ushaka kuzarenza. Aho rero bibwira yuko ko ariko bizagenda ko bazategeka n'ingufu n'amasasu n'ikintu gishoboka. Njya mbivuga nongere mbisubiremo, amahoro y'umuhutu nuko umututsi afite amahoro, amahoro y'umututsi nuko umuhutu afite amahoro, n'ibyo byonyine bizadukiza. Naho ubundi twazanamarana kuko dushize abanyarwanda bashize ntabwo isi yarira, cyane cyane kuba bivugwa yuko ko hari imipango cyangwa porogaramu ihari yo kugira ngo bagabanye abantu batuye muri kariya gace k'ibiyaga bigari. Niba ntashubije wambaza, ariko rero ubwo nicyo nabambaze kuri ubu ngubu. Nubwo tundi tubaza kuri icyo kibazo rwose ndahari, wambaza icyo ushaka. Bwana Justine Bahunga, mu gusoza ikiganiro cyacu tuzi neza ko wakoze igihe kinini cyane mu biro bihagarariye u Rwanda mu gihugu cya Uganda mu myaka ya za 1980. Uzi neza cyane igihugu cya Uganda, uzi politike yayo, uzi imitekerereze yaho. Ese kino kibazo cyo hagati y'u Rwanda na Uganda, wowe ugishyize mu bunararibonye bwawe n'ubusesenguzi, ubona kimeze gite, gishingiye kuki, kizarangira gite, imishyikirano barimo izagira ikigeraho? Wowe mu busesenguzi bwawe n'ubunararibonye bwawe iki kibazo kibona ute? Iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kuko nanone cyerekana uko igihugu cyifashe, gerekeye na biriya
navuze byo kurwanya ubutegetsi uko byagenda uko ariko kose ko ntabwo batinya ubuhemu, ntabwo ari ikibazo, kwica ntabwo ari ikibazo, guhemukira abantu ntabwo ari ikibazo. Urebye niho natangirira, tuzi neza ko kiriya kibazo cy'Ubugande nuko baravuga ngo barafungwa, tunezi neza ko ari abantu abo bavuga n'intasi ntibamaniko nibo bagize icyo bavuze. Abandi banyarwanda abo bari bajya kwicuriza abana biga yabo kwibuza ntacyo bibabwiye, cyerekana none umutima bafitiye iyo regime ifitiye abanyarwanda. Ikindi cya kabiri ngo navuze ubwo buhemu ku banyarwanda ko ntacyo babwiye ko ari ubutegetsi, nicyo kintu gikomeye. Cya kabiri numva nuko cyane hagati nawe na Museveni ntawuzi neza, ntawuhakana, nge ndabizi neza ko buriya butegetsi iyo butagira Museveni ntibuba buhari, niwe wateruye ashyiraho. Ibyo rwose ni ibintu bigaragara, ari njye wari uhari n'utari uhari, ibyo turabizi. Museveni nawe arabizi, bamuhaye n'ikidari bamushima ibyo yakoze. Uriya Salim Saleh bari mu kuvuganye bandika buri munsi, tunizi neza ko uwo muntu ari we wasaga n'uyoboye intambara, amaze gupfa, nuri ibintu by'intambara ntawe yahuriye nabyo, ntabwo yari abizi. Paul Kagame ko nzi ko bafata ntuzasubiremo nuko bafata Kampala, nari impare muri 1946. Rwigema na Salim Saleh nibo bantu bari bakomeye, bari intuza y'intwari z'urugamba, kuko Salim Saleh yashinzwe kwitwa Brigade Mobile, undi yashinzwe abandi basirikare kuko chef d'état major yari yitavye Imana. Ikindi nuko uri nanone Rwigema ubona ukuntu bamufashe, niwe byose niba ashoboye kuko baramwiraga cyane, baramwishimaga cyane, uko n'ukuntu umuryango we awufashe, kandi uwo muryango Rwigema kare wamufashije kugira ngo amujyane amukure mu bucakara. Ibyo ni aho rero ndakuvuga ni iki ngiki, nuko ubumvaga ko umwana bumvaga ko abo bagomba kureka u Rwanda rugakora uko rushatse, aho rukivunya uko aho rushatse, rugafata abantu uko byagendaga, cyane cyane uriya kare Kayihura inspector general agihari. Nigeze kuvuga numva ari muganga cyangwa ibingira, avuga ko ntimuzageraho muzahungira hose tuzabasangayo, ngo kuko West Africa ngo byabaye nk'igihugu kimwe, donc niba uhunze ntuzajye muri icyo gihugu. Ikibazo gikomeye rero cyane ntekereza nuko Uganda n'igihugu cyari cyo cyose, niba abantu baza bagakora iriwe bakica abantu cyangwa bakabatwara, icyo gihe nabi ikibazo cya security yawe, nta kuntu rero Uganda ishobora kuzabyemera. U Rwanda none rero kubera kwikeka, ntabwo ushobora kumva rumeze neza igihe cyose bazumva yuko ko badafite uburenganzira kugira ngo bagende bafate uwo bashatse, batera uwo bashatse. Ikindi nuko barabizi nabo nkuko yabyivugiye Kabarebe, ubu ngubu ahantu hari impunzi na Kivale n'ahandi mu mibare yatangwaga muri 1986 bavuga ko impunzi z'u Rwanda batangwa na HCR yari 82,600. Imibare numvise ya leta ya Uganda nuko 130,000 badiho abandi bari akanavuga twebwe twagiye turiga turatsinda, noneho turisuganya turaza turatera. Abo rero uzi ko bigeze kubaho, bigeze kujya gupakira abantu ku ngufu u Rwanda ngo byarakozwe na Kayihura, hari n'abasimbutse mu modoka barapfa, baraterura barajyana. Ibyo ntibigishoboka rero, bakaba batinya ko aho ngaho niba batabemera kugira ngo bajye bavuya ngo bashatse, ko abantu bakabashobora kuzaba ikibazo ku Rwanda. Kandi Uganda uzi ko mu bibazo biri abavuga by'uko bagomba guhagarika kwa HCR, igomba guhagarika gufasha kubera ko mu Rwanda hari amahoro. Uganda ari umuturanyi yanze gukurikiza icyo cyemezo cya HCR cy'uko bagomba kwirukana abanyarwanda bakatorongotana cyangwa bakabasubiza mu Rwanda nk'uko bigeze kuba igihe kimwe. Icyo gihe Kayihura yari afite umwanya ukomeye.
bikagaruka rero kuri icyo kindi cy'uko bumva bati nanone abava mu Rwanda nanone urabizi ko ugize ibyago niho hafi n'abantu baziranye kuko abanyarwanda bafite abantu baziranye nta ushobora kugenda uko watura bagatinya ko umupaka ufunguye bashobora none abantu kwirukanka bagashirirayo bakabana banare kubera akarengane kari mu Rwanda kandi urumva niyo bavuga ngo barica abantu n'ibindi icyangombwa ni ugukuraho ntuzane ikibitera nawe ari ikibitera ibintu uko bimeze mu Rwanda ntabwo bizabuza abantu kugira ngo bahunge ntabwo bizabuza abantu kugira ngo barakare n'ibyo byo guterera abantu umuntu wambajije ati ese ntabwo ubona ko arimo kwiyicira ko icyatumye bajya muri NR 82 ko ntuza ko kandi babirukanye n'u Rwanda ukabangira kuki batabona ko ntabwo babona ko nabo bishobora kubabaho icyo ni igisubizo cyabo bagomba gutanga ariko rero ibyo bo barabitinya barabizi nkuko barabivuga n'abandi ko babitekereza naho ibindi byose ntabwo ari igitangaza bazo bifitiye nuko badafite uburenganzira kugira ngo bajyeyo kandi si ikindi nuko ntazi neza ko ugari shobora kuzabyemera urabagena na code ya ntuza Rwanda baravuze bati uno guhagarika abantu biyoberanya bakajya mu kindi gihugu infiltration barakibuze nacyo ko byo bigomba guhagarara nabyo nuko abantu bifatira gusa ko yavuze ko bagomba gufungura abafunzwe kuko leta y'Uganda ishobora kubikora kugira ngo yerekane ko ari gunuza ko ifite umutima mwiza nubwo bazi ko abantu bari bafite ibyaha baje kuneka ariko sinzi ko Rwanda kuri we ko mbibona ko bizashoboka kugira ngo bwemererwe kugira ngo rugere rw'ibya ko rushatse ubikoze ntibamufate ubwo rero mbona biri kuri kindi guhemukirana numva nibaza umwe muri bombi uzemera undi nubwo yavuga ijambo ko ari ko birangiye uko na Perezida Kagame yarabyivugiye ko bituruka muri 98 ngira ngo aho ngo ni igihe ngo Salim Saleh yahuye na ba Sendashonga mbere yo kwita bamwica wapategura ukuntu bazamukura iyo nzikira cyahari nibaza n'ibitarabaye n'inzigo uburyo kugira ngo birangire uko bizarangira simbizi mwumvise n'ejo bundi ari mu kuvuga nduhungirehe avuga ngo ntabwo nubwo twahora inshuro zingahe badakoze ibyo dushaka ntabwo bizashoboka ibyo bashaka rero ni ibyo ngibyo nyine nuko bareka bakajya bajya gufata uko bashatse bakica uko bashatse ibyo kugira ngo bizashoboke numva bikomeye nujya mu mvuga ko ngiye uko mbibona ko kugira ngo abantu bazumvikane birakomeye icyakiza u Rwanda nukwicira ubwo bwoba cyamara ubwo bwoba rero nukumvikana n'abantu batavuga na leta y'u Rwanda bakaganira bakumvikana ukuntu hajyaho ubuyobozi buhumuriza buri muntu nibwo buryo bwiza bwo kurangiza icyo kibazo wo kuraho ubwo bwoba ushaka kubana n'abaturanyi none se wowe uzabagira ibibazo n'u Burundi ibibazo na Uganda Tanzania ho sinabimenya kuko nyine baravuga abaswaye ntibamenya nyine bamba neze ko batari mu kunyumva bavuga ko nivuga ko batavugisha ukuri abanyekongo ho habaye ariko rero nanone naho ni ikibazo gikomeye cyane nangira kunyigarukeho rero ukuntu bari abanyekongo bari mu Rwanda hari abantu babwiye ngo bagiye gushira kugira ngo barebe ukuntu bajya gutera muri Kongo bakabwira ngo nibahungi bavuye ko bagiye gukora genocide ubashatse no gutaha bakabangira ariko ingaruka none cyo kutagira umutima n'impuhwe agaruka no ko bari abana babacika cumu n'abana bagomba ko ari abantu bacitse ku icumu kuko n'abana bafite imyaka 20-23 uri n'abantu bavutse mu 1994 ukababwira ngo rwose ngo ni ntuzamutegereze kujya kurwana nigeze kumva na muganga uriya jenali muganga avuga ntuza ngo rwose ngo afande nabone ikiraka tugomba kujya mu mwe nzafata abandi umva nawe aha iyo mu kazi babashakira babwira kwangana kuko bazi neza ko abana kubera akabaro kabo abo bana ari bo bashobora kurakara vuba banagenda ikizabikuraho cyose niyo navugaga ntabwo ari nkuko navuga nanone ntabwo ari ikibazo aho gishingiye imizi yacyo ni ibibazo byo mu Rwanda nubwo u Rwanda rufite kandi we bukabiterwa n'impamvu bya kuko yavuze Kabarebe
urebye koko nawe ukora ubusesenguzi nanjye mbukoze ya bintu byose mvuga yavuze nta kuntu byatera ubwoba bitatera ubwoba ubutegetsi. Sindi mangushubije wenda handi kandi nakubwira kuri niba ngushubije neza kuri icyo kibazo, ariko ntwara kandi wumva ntashubije neza rwose ndi tayari sinaba mu Kinyarwanda uko babyita kugira ngo nagisubiza. Bwana Justine Bahunga, icyo kibazo cy'umupaka w'u Rwanda na Uganda gitumye nsa nk'usubira inyuma gato mu kiganiro. Bakunze gushinja igihugu cya Uganda ngo gufatanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bamwe bavuga P5 abandi bakavuga RNC. Nk'abantu bari muri P5 nababaza akabazo k'amatsiko, hari imikoranire mufitanye n'ubuyobozi bwa Uganda n'inzego z'iperereza zaho nk'uko leta y'u Rwanda ibivuga? Ikintangaza no kubona u Rwanda ari mu kurega Uganda ko barimo gufasha ashaka gutera u Rwanda nkiroza ukuntu bakoze, barabizi neza ukuntu bakora muri Uganda bakabaha intwaro bakakora uko bashatse, akaba noneho abantu aribo bitwa abateruzi. Ibyo birantangaje ngo nakapara ndenge muvuge yuko bitangaje iyo bita n'abantu abateruzi, abantu bagiye bakitegura bagafata intwaro z'igihugu bagafata imiti bakaba bazariyeri aribo noneho barega icyo gihugu kugiye mu gufasha abantu. Ibyo ngibyo ikibazo gihari nyamukuru nuko iyo ufite ubwo bwoba ntabwo utekereza ko umuntu arimo gute kugira ngo akwice. Hari bambwiye ko umuntu iyo wasinze hari umuntu iyo wasinze kugira ngo akanje abantu bari mu nzira bavuga ati nakubonye ndakumva rwose ndihari, agira ngo arabakanga kubera iyo afite ubwoba nta muntu uhari, aho kugira ngo niba ari umuntu ahari yumve ko yamubonye. Aba nabo rero ndumva ko ibyo ngibyo Uganda yarabivuze, avuze ati nta mpamvu zihari zatuma rwose twashaka ikintu cyabagira nabi. None se ko kuyurebye abantu umuntu yishyiriyeho akabafasha. Nabuze n'ejo bundi ko muri Nyura Igisoro igihe perezida yari yagiyeyo wa Uganda hazabishyura ibintu byatakajwe kubera gufasha FPR. None se wakwibaza babaketse bati ubu ngubu kuki ibintu byahindutse, bagomba kwibangira nakwibaza nti n'ibyo kuko ibyo bintu byo biturutse hehe, ugomba kwikosora ninde. Naho nguje ikibazo uko kimeze nuko ibyo no gushakisha nyine no gushakisha ibyo uko nuza kuba ari mu gufasha badufashije cyangwa bagafasha mu pozi ibintu bya bukundi. Ubwo ntabwo byaba nkuko bimeze baramutse ubwo bushobozi ubonetse buhari. Ntabwo ari uko habuze abantu abasore habuze uburakora abantu benshi cyane bahoze mu gisirikare cyabo cyangwa mu cyacu cyangwa hehe babishatse bagatanga ubufasha nk'uko bahaye FPR ijya mu Rwanda. Ibyo ngibyo ntabwo baba bivuga ibyo barimo kuvuga kubera ko nta gihari. Rero umujye bati ahangaha bateye ahangaha baturutse ahangaha, niba hari uretse ko nashobora kuba ari abantu bafite bene wabo, ushobora kuba uri muri P5 ariko hari cyane nk'abo bantu bahoze muri FPR bafite imiryango yabo nabo ngo bari mu butegetsi ubu ngubu bafite bene wabo bafite y'amasambu bafite y'inka. Abo bantu rero bashoboye kujya uvugiye bakavuga ngo umuntu bagiyeyo, ibyo ntabwo byantangaza babonye bavuze bati kuko mutamufashe. Ariko ntabwo u Rwanda yapfa gufata umuntu wese kubera ko ari muri RNC biramufashe, bagiye kureba bene wabo nk'uko nabo babikora. Hari bavuze ngo ari abadamu bafashe ejo bundi ngo baraneka bafite ngo se n'umupasiteri muri Rwanda. Umupasiteri wabonye ko uzi ko na papa wa Nyamwasa n'abantu ntabaga muri camp de refugiés, yari umukozi mukuru muri Uganda, bigeze no kumuhagarika kuribuka ageze Gatuna agiye gufata pension ye bamuhagarika. Ibyo rero byo kuvuga ko ngo babonye abantu bagiye gusura bene bakavuga ngo bari mu kubafasha, ibyo ngibyo urumva nta kuntu wabigenza kuko nabo babikora.
ibyo byo kuvuga ngo ntabwo tabari ngo dore we njyewe ntabwo ari jewe uriya ni mubi twe turi beza utwari bibi ntabwo ni ibintu turi beza aho niho nyine mbona hari ikibazo naho koko iyo bufasha buhaba ngo babahaye ntabwo nyine ntabwo ibintu biba bimeze uko bimeze. Bwana Justine Bahunga urakoze kuri kino kiganiro muduhaye turabashimira kandi twizera ko no mu minsi iri imbere nitujya dukenera kugira icyo tubabaza kijyanye n'ibikorwa byanyu bya politike byaba ari ibyanyu mu ishyaka cyangwa ibyo muri mu mpuzamashyaka P5 mwitabira ubutumire bwacu.